Yo, hello, what's up my people? How are you doing? Reka nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko muri gushima Imana cyane ko aricyo tuba tuyifuriza. Hanyuma rero ndizere ko mugishima Imana mu byo muri gukora byose. Hanyuma n'abatameze neza mbihanganisha kabisa babwira nti mukomeze kugira kwihangana kabisa no kwizera ko bibazo bishira. Hanyuma abantu bakongera kugaruka mu buzima bwiza cyangwa se bakongera gucika ibibazo biba byugarije abantu, right? Hanyuma nk'ibisanzwe ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, ni nge mubanye hano muri kiganiro. Hanyuma tukabasha kuba tumenya uko bimeze by'umwihariko mu makuru y'imyidagaduro aba ari kuvugwa mu nce zitandukanye. By'umwihariko twibanda kabisa ku hano Nyarugenge kugira ngo tubashe kugira gute kumenya ibyacu. Erega buriya bundi bacubwa mu Kinyarwanda ngo ujye kurishira ku rugo, sibyo se? Right, that's true. Ijye kurishira ku rugo kabisa. Hanyuma ndashaka ko rero tuganira ku kibazo gisa nk'icyari cyararangiye ariko cyongeye kubyutsa cyangwa se cyongeye kubyutsa umutwe. Ni ikibazo cy'indirimbo yahuriyemo n'abagabo batatu bakomeye hano mu Rwanda. Ndavuga indirimbo yitwa Fudetwa yahuriyemo n'abagabo batatu barimo uwitwa Kana, barimo uwitwa Bruce Melody Munyakazi, hakabamo kandi uwitwa Element n'umuhanzi akaba n'umuproducer. Iyi ndirimbo rero yongeye kubyutsa umutwe cyangwa se ngira ngo murabizi ko mu myaka yashize aribwo byavugwaga ko iyi ndirimbo yitwa Fudetwa yibwe, ikibwa uyu mugabo witwa Kana, yibwe n'abahanzi bakomeye barimo witwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Element. Bikavugwa ko yayiriganyijwe cyangwa se yayibwe n'uyu witwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Element. Ndagira ngo iki kibazo tuze kukinjiramo neza cyane, tubashe kumenya tuti ese ubundi mu by'ukuri iyi ndirimbo yari yande, byagenze gute, yahanzwe ite, yatangiye ite, byose tubyinjiremo turebe tuti ese mu by'ukuri indirimbo ni yande, sibyo? Ndashaka ko tubyinjiramo nyine ndip ku buryo uza kubasha kumenya uti ese ubundi indirimbo ninde wayanditse, ninde wazanye igitekerezo cy'uko indirimbo yakorwa, right? Hanyuma tukavuga tuti ese indirimbo ubundi yari yandi, yageze kuri channel ya Element gute? Ibivugwa ko indirimbo yaba yari ya Kana hanyuma ikibwa igashyirwa kuri channel ya Element, byose nshaka ko tugiye gute, ndashaka ko tubireba hanyuma bikaza kuba bigenda neza cyane. No kuvuga ngo nitwa Shema Pacifique nkuko nari nabibabwiye. Hanyuma ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes. Iyi ni story 160. Ukande kuri subscribe no bwa mbere tubanye, kandi ukande kuri like, udona commentaire yawe niba uri umukunzi w'umwe muri aba bahanze. Hanyuma kugira ngo iyi ndirimbo itangire kuba yakorwa, ngira ngo murabizi ko uyu mugabo witwa Element yari yashyize hanze indirimbo yitwa Kashe, yari iri gukundwa cyane kabisa muri iyo minsi. Hanyuma yanavuze kuri story yayo, ngira ngo ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe mu minsi yegeranye n'ikinyamakuru cyitwa igihe mu minsi ishize, yavuze ko indirimbo n'ubundi yitwa Kashe yari yandikiye umukobwa hanyuma akaza kuba ayisora. Hanyuma ntago nshaka ko ibyo ari byo tuvugaho, ahubwo tukwivugiye ku ndirimbo yitwa Fudetwa. Story yayo n'ukuntu yagize gute, yinjiye muri cyangwa se n'ukuntu yasohotse. No kuvuga ngo uwitwa Element amaze gukora iyitwa Kashe, uwitwa Kana yaje amwegera amusaba ko n'ubundi yamukorera indirimbo yari afite. Donc nyine bari bafite indirimbo ebyiri zirimo iyo ngiyo Kana yarazanye, hanyuma niyo ngiyo Element yari afite. Hanyuma uwitwa Element akavuga ko iyi ndirimbo Kana yari afite nyine itujuje karite cyangwa se donc nyine uburyo abonamo Kana nk'umuhanzi wagakwiye kuba ukomeye, ukora ibirenze iby'iyo ndirimbo cyangwa se ukora indirimbo irenze iyo ngayo yakoze, akamubonamo ishusho yo kuba umuntu ukomeye kurenza iyo ndirimbo. Aravuga ati iyi ndirimbo ntabwo iri ku rwego rwa ari Element ubibwira uwitwa Kana, urumva? Hanyuma ahita amubwira ati ahubwo wakora iyi ngiyi kugira ngo byose bigende neza, sibyo? Ubwo bahita binjira muri project yo kubagira gute bakora indirimbo yitwa Fudetwa. Naha igitekerezo cyapfuye cyo kuba bagiye gute indirimbo Fudetwa yakoze. Ni ukuvuga ngo uwitwa Kana azanye indirimbo, urumva? Hanyuma Element amubwiye ko itari ku rwego rwe, itaba nziza cyane.
hanyuma hahise havuka igindi gitekerezo cyo kujya gute cyo gukora indirimbo yitwa Fude twa nta igitekerezo cyavuye. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cya Fude twa kimaze kuza sibyo, barayikoze hanyuma mu kuyikora kubera ko ngira ngo murabizi ko muri ya myaka uwitwa Element yari afite ibikorwa byinshi kubera ko nibwo yari akiza, abahanzi batangira kubona ko ari umuntu udasanzwe Element, hanyuma batangira kumuhata cyangwa se batangira kumuha ama project menshi, hanyuma asa n'ubuze sibyo, uwitwa Roskana aramubura. Donc urumva batangira iyi project y'indirimbo yitwa Fude twa, hanyuma agize gute aramubuze, amubuze kubera ibyo n'ubundi Element yari arimo urumva. Hanyuma mu gihe agarukiye indirimbo bagiye gute barayisukura. Nuvuga ngo indirimbo nkuko uwitwa Element yari yabyitangariza ndetse n'uwitwa Roskana bose bihurizaho, iyi ndirimbo yatangiye mu mwaka wa 2021 sibyo, hanyuma ngira ngo murabizi ko yasohotse ku itariki ya 29 Gicurasi mu mwaka wa 2023. Ushaka kuvuga ko yamaze imyaka igera kuri 3 muri studio sibyo. Nuvuga ngo iyi ndirimbo niba mubyibuka neza kubera ko muri 2021 uwitwa Element yari akiri muri label ya Country Record anayo yanaziyemo. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo atangire muri Country Record hanyuma isohezwa muri 155am Element yari yaragiyemo, hanyuma kandi ikaba nayo yarimo uyu muhanzi witwa Roskana. Iyi ndirimbo ikaba ari indirimbo atwaye akabo kabisa, amafaranga agiye kuri 15,000,000. Hanyuma mu bayanditse nkuko bitangazwa n'uwitwa Roskana harimo n'umundi Element, Roskana yashyizemo akaboko, witwa Bruce yashyizemo akaboko, witwa Junior Maga yashyizemo akaboko, ndetse nkuko bitangazwa n'umundi Roskana witwa Niyo Bosco ndetse na Christopher nabo bashyizemo akaboko kugira ngo iyi ndirimbo igiye gute ibe yakwandikwa. Hanyuma ushobora kwibaza uti ni gute ko indirimbo yatangiye project yatangiye n'uwitwa Roskana ndetse n'uwitwa Element twumva aribo bayirimo. Ushobora kwibaza uti ese uwitwa Bruce Melody ushinjwa kuba ashobora kuba ari mu bayibye we yageze mate? Nuvuga kugira ngo Bruce Melody ayinjiremo, ubundi bivugwa ko Roskana yabigarutse mu kiganiro yagiranye na MN kuri channel, ndetse n'uwitwa Element nawe yabigarutse mu kiganiro n'ubundi yagiranye n'igihe. Bavuga ko nyine iyo bari muri studio nyine baracuranga indirimbo bisanzwe sibyo, hanyuma muri kuzicuranga urumva bari muri abagabo bose bari muri label imwe 155am, hanyuma muko muri label 155am no ngo nyine bacuranze indirimbo yitwa Fude twa muri studio sibyo. Hanyuma uwitwa Bruce Melody ayumvise aravuga ati hati indirimbo se bimeze bite, avuga ati nta kuntu nayijyamo. Hanyuma indirimbo nuko nguko baraganira biganiro hagati yabo batatu, hanyuma indirimbo bayijyamo. Hanyuma nuko nguko uwitwa Bruce Melody yinjiye muri indirimbo. Hanyuma uwitwa Element asobanura ndabibumvisha, yavuze ko iyi ndirimbo yanditse hanyuma we ntago ashaka nyine kuyishyira kuri channel, cyangwa se we ntabwo avuga ko atashaka kuba umuhanzi. Afite indirimbo kashe yasohoreye umukunzi we biza kurangira igiye hanze, avuga ko atagiye gute adashaka kuba umuhanzi. Avuga ati iyi ndirimbo sibyo reka nyihereze Roskana, yavuze ko nyine yavuga ko ari ya Roskana sibyo. Hanyuma tubyumve agatondagaruka dukomeza itangaruka ni Roskana dukora ya ndirimbo isohore yari so mu kumuzana tugenda tujya muri studio, none mpitanshyiramo bya bishinwa bishyira mu gitero cya kabiri ya mbone verse ya kabiri, ariko mbikora ntange cyane birakabye. Abyumvishe ahita ambwira ati kwambara ukagumishamo kino gitero. Ntabwo njye ino speed ishaka ngo yo gukora indirimbo, njye nashaka kuzana n'igisohora kakashe kamaze umwaka, nzayisohora umwaka utaha. Fude twayisohoye imaze imyaka 2 cyangwa 3. Okay, witwa Element asobanura ku byuko indirimbo yari ya Roskana sibyo. Hanyuma kugira ngo ijye kuri channel ya Element nicyo abantu bibashijeho cyane, cyateye n'urujijo. Bakavuga bati ko Roskana avuga ko indirimbo ari yanjye sibyo, uwitwa Element nawe akavuga ko ari yanjye. Hanyuma ni gute indirimbo yageze kuri channel y'uwitwa Element? Rugo ngo barizwaga abagabo bombi batatu nkuko babarizwa muri label 155am. Uwitwa Coach Gael
yasabye nyine bivuga ko niko uyu mugabo witwa Element abisobanura, yavuga ko yasabye ko iyi channel yajya iyi ndirimbo yajya kuri channel ya Element, hanyuma uwitwa Rusika nawe agasobanura ko yarebye nubwo indirimbo yarebye akavuga ati iyi ndirimbo irimo abagabo batatu bakomeye, irimo njye uri kuzamuka, ikabamo Element, ikabona Bruce Melody ukomeye, nyishyize kuri channel yanjye ifite imibare mike ntago yakundwa nkuko tubyiteze, sibyo? Reka tuyishyire kuri channel y'uwitwa Element, sibyo? Hanyuma ibe yagira gute, yajya viral cyane kubera ko Element yari afite umuzigo hanze, afite indirimbo kashe iri gukundwa cyane. Reka tuyishyire kuri channel ya Element izamuke, hanyuma tukibaza tuti ese niba Roskana yarashaka ko indirimbo izamura imibare vuba, kuki batashyize ku ya Bruce Melody yari ikuze? Hanyuma Roskana we agasobanura ko iyi ndirimbo nibyo iyi ndirimbo donc nyine we na Element bayigendeyeho urugendo runini rugera ku myaka 3. Bati ntabwo twashyira kuri Bruce ajemo aka kanya, reka tuyishyire kuri Element nayo irakuze. Nuko nguko uwitwa nuko indirimbo yitwa Food twageze kuri channel y'uwitwa Element. Ubwo bishatse gusobanura ko indirimbo ntago yibwe uwitwa Roskana ngo ijye kuri channel ya Element nkuko abantu babivuga, sibyo? Ahubwo indirimbo kugira ngo ijye kuri channel ya Element ni ibyumvikanyweho uwitwa Roskana ndetse n'uwitwa Element, hanyuma ndetse na 155 muri rusange, hanyuma indirimbo kajya kuri channel y'uwitwa Element. Ntago indirimbo yibwe nkuko abantu rero babitekerezaga. Hanyuma Element nawe yabisobanuyeho abivugaho byinshi kabisa. Ndashaka ko twumva Element hanyuma tugaga tugiye gute dukomeza tugana no kumusoza. Oya ntabwo ari bwe nayo ifite igitero cyane, yari yagifite icya gitero kimwe na kana amara nk'umwaka yarambuze. Ariko ngumva nanjye ndi feelinga guilty nk'abatera noneho nuko yari ifite akandi kazi, bura bafite izindi business akora zitari imiziki. Abati okay nakundi wenda ntago ndi kumwicisha bafite ukwabaho tayi nge ari ukuntu mibaneze abati at least. So ariko mbonye nibwo nashyizemo cya gitero cya kabiri, arambye ati bambara ukakigumisha. Wow, gusa nge narabiboraga nkaho ari iye. Abati niye pe, nubwo nari ngiye wayikoze nkabyandika byose nkabikora hafi ya byose, yego ari ibyo yazanagamo aho nka 80% n'undi yari nge pati nini ngero. Noneho indirimbo uko abantu bagiye baza muri studio, nge nkunda gukina indirimbo muri studio kugira ngo ndebe ukuntu abantu babyakira barangaye, ndebe ukuntu nyine ari kuyifata. Abantu nyine bose umuntu wese yumvise Fudet, umuntu wese wayumvaga yabada indirimbo ntago isanzwe. Nibwo rero naje kuva muri country, yazi niba yatagiye muri country kera, yego irangirira hehe 150. Ubwo wayikuye muri country ujyayo, ubwo Bruce niko yaje mugiye muri 150. Okay, none ariko na Bruce ntabwo yarayizi. Abo Bruce sinzi umuntu wamubwiye ati numvise indirimbo atari uyu mwumvishije ntabwo njye kuko nge ntabwo ari ukuntu abandi bahanzi bo ntabwo nyapfa kubakina indirimbo. Njya mbikora rimwe na rimwe ariko ntabwo ari cyane, ko Bruce indirimbo nyinshi zo namukinaga yahitaga zitwara. Rero bati ntabwo we namukina indirimbo y'undi mwana muto yayitwara, kandi n'igihe amaze ayitegereje nkumva hari ukuntu ari kuba fair. Rero we sinayimukinira, wasanga nari narabyibagiwe nari kuyikina. Noneho barabimenyeho na Gael barata indirimbo tugomba tuyumve. None ukuntu Gael yarangiza akazi agaca kuri studio abaraciye birabarenga ahita bashoboka. Gael arambwira ati ikintu cyose mukeneramo hano ndagenda gishyiramo, ariko ino ndirimbo isohoke ariko harimo Bruce.